mbese rwari rwamusumbirije ariko nshima Imana ko yarumukuyeho. Yarumukuyeho gute? Yego imbese yarwaraga ibicurane ntumenye ibyo ari byo, ukabona nk'izi saha ku manywa wasangaga yarembye cyane, byagera nimugoroba akaba muzima, ariko bwacya bikaba wenda nka 11:00 akahita atangira akaremba. Ubwo rero bigenda gutyo, ku isaha ya nyuma nibwo Imana yigaragaje rwose iramukiza. Ese mama wawe yarembye gutyo wowe umeze ute bundi? Yego ntiwabura kubabara no mbese njye ntago mba ndiho, na mama nawe ntago aba akiriho. Kubera iki? Umuntu twahuye nka gutya nyine mvuga ubutumwa, hanyuma akantumira ngo ngende dukorane ikiganiro, ngezeyo ariko ntago twakoranye, ndumva nta biganiro birenze twakoranye. Arangije njyewe ntago namenye impamvu yatumye batabikora, ariko wasanga haravutse ikibazo gituma nyine bidakunda. Baraguhamagaraga se bakakubwira ngo turaje tugukorera ibi n'ibi, cyangwa se mufite ukuntu mwahuraga, byagenze bite? Yego barabimbwiraga, ariko nyine nawe ugomba kwihangana kuko ibihe byose ntago bihora ari byiza, cyangwa se ngo bihore ibintu byose ushaka ko bihita biba. Gusaba Imana muri uyu mwaka nuko yatwambika imbaraga kugira ngo tutazacika intege. Yego. Imbaraga zo gukora iki naho? Imbaraga zo kugira ngo dukorere Imana uko ibishaka. Yego, tunasabira na babandi bataramenya Imana bakayimenya, ndetse tugasabira uburinzi n'igihugu cyacu. Nubwo sinzi ukuntu nabivugamo, ariko ubu nanjye nageze ikirenge mu cya Yesu. Wagize ikirenge mu, ndavuga noneho rero saa soma zo kugira ikirenge mu cya Yesu. Ni iki kiyongereyeho muri wowe wumvishe? Hari iki niki kindi kiyongereyeho? Ikintu kiyongereyeho numvishije nishimye, numva mvutse nanone wenda bushyashya, niko nabivuga. Sinzi ukuntu byari bimeze muri njyewe, ariko numvaga nahindutse mushyashya. Hanyuma rero mbwira, iyo uri ku ishuri ntago ujya werekwa? Nderekwa, ariko ntago biba ari byiza yuko iyo ugiye ku ishuri uba ugiye ku ishuri. Yego, kugira ngo ukurikire amasomo. Yego. Niko ntujya werekwa nk'aho twana twakoze ibyaha se? Wabyerekwa, ariko nyine ukamusengera, kuko hari umwana ushobora kubibwira akahita kwita umusazi, cyangwa se ugasanga murashwanye. Ntabwo biba ari byiza, ahubwo ugomba kumusengera. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba IHIRWE TV. Amakuru yanyu nizere ko ari meza. Umwaka mushya muhire wa 2024. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Rero turanezerewe cyane ko twongeye kuba twabona iyo opportunities yo kuba twabaganira n'umukozi w'Imana, umwana ukiri muto ariko ufite impano nyinshi. Rero Imana ibishimirwe, kandi ahantu hose muri hari intambara muri kunyuramo, ibigeragezo muri kunyuramo, siko bizagenda. Hari icyo Imana izakora, kandi ntimukajye mwibagirwa kwandika ibyifuzo byanyu. Tuzajya tubasengera, dufite amavuta tuba twatumiye abakozi b'Imana basize nk'aba Nawomi. Amakuru yawe? Ni meza. Urakomeye cyane. Yego. Duherukana kera kuri IHIRWE TV? Yego, duherukana kera cyane. Uri waratwanze? Oya, ntago ari ukubanga. Uzi ko wasohoye n'indirimbo ntiwaza kubitubwira? Byanciyeho, ariko ni ukwihangana. Yego. Iriya ndirimbo Felicitation ni indirimbo yakunzwe? Yego. Wabonye yarakiwe gute n'abantu? Nabonye yarakiriwe neza cyane, numva nanjye biranshimishije. Ese byagenze bite kugira ngo isohoke iriya ndirimbo? Ni amasengesho yabikoze.
amasengesho yaraje arayisohora se? oya narasenze Imana ikoresha umuntu hanyuma arayinkorera amashusho. Yego. Mwahuye gute, mwabonanye gute n'uwo muntu? Uwo muntu twahuye nka gutya nyine mvuga ubutumwa hanyuma akantumira ngo ngende dukorane ikiganiro, ngezeyo ariko ntago twakoranye, ndumva nta biganiro birenze twakoranye. Arangije ni nk'Imana nanjye yamaye ahita yinkorera ku buntu. Yego. Hanyuma duheruka uri kusaba yuko abantu bagufasha gusohora indirimbo. Nagiye mbona hari abantu bigeze bemera ko gusohora indirimbo, byaje kugenda gute? Ntibabikoze, ni uwo nguwo wabikoze gusa. Nta babikwemereye bakakubeshya se? Oya. Yego. Nta bakwemereye no kugufasha no mu bindi hanyuma ntibikunde? Barabinyemereye ariko hari igihe byaba bitarakunze kubera impamvu ya muntu. Yego. Byagenze bite se? Duha amakuru rega duherukana rega. Njyewe ntabwo namenya impamvu yatumye batabikora, ariko wasanga haravutse ikibazo gituma nyine bidakunda. Baraguhamagaraga se bakakubwira ngo turaje tugukorera ibi n'ibi, cyangwa se mufite ukuntu mwahuraga, byagenze bite? Yego barabimbwiraga ariko nyine nawe ugomba kwihangana kuko ibihe byose ntabwo bihora ari byiza cyangwa se ngo bihore ibintu byose ushaka ko bihita biba. Dusa nko tuha ubuhamya butoya bw'umuntu wenda wakwijeje ibintu uko mwahuye nuko byagenze kugeza igihe bipfuye, kugira ngo wenda ni hagira abandi babitekereza batazakina n'amarangamutima y'umuntu. Yego, ni umuntu wabinyemereye, arangije akajya ambwira ngo n'uyu munsi akambwira ngo ndabikora. Arakora ibiki? Nyine ibyo yari yanyemereye. Byari nk'ibiki? Ni ibanga. Yego. Ko ari kukwica se? Aya. Ngo se kunyica ntabwo byari buze mu byo yanyemerera. Yego. Okay, hanyuma ubwo ngubwo nyine akajya ambwira ngo arabikora, birangira ntabyo akoze. Hanyuma byarangiye gute se? Byarangiye nyine ubwo ngubwo akajya ambwira ngo azabikora. Umunsi umwe araza kubimbwira, birangira gutyo ntiyongera no kumvugisha. Mwarahuye se? Waramurebye se? Twarahuye. Yego. Amaso ku maso. Hanyuma bigenda bite? Nyine birangira nta kintu, icyo yemeye nyine nta kintu akoze. Yego. Warababaye? Ntiwabura kubabara ariko ni ukwihangana. Abantu baraguhemukiye nawe ukiri mutoya, barakubeshya ukiri muto? Yego, kuko abantu ntabwo babura kubeshya. Ako nizera baza atari ubwa mbere ubeshwe, ko mbona ukomeye cyane. Ntabwo ari ubwa mbere. Gusa ko umuntu abeshya umwana muto nkawe ngo bigende bite? Simbizi ariko nyine ntabwo namuciraho iteka mvuga ngo yabikoze abishaka, kuko hari n'igihe ubuzima bwahinduka ugasanga icyo yemeye ntabwo abashije kugikora bitewe n'impamvu. Yego. Hanyuma amaze kuguhakanira cyangwa se bamaze kukubeshya, Imana yakubwiye ngo iki? Imana ijya ivugana nawe? Ntacyo yambwiye, gusa nyine naje gusenga nyisaba imbaraga kugira ngo inkomeze, niyo bakongera kumbeshya nazongera gucika intege. Yego. Nyuma y'uwo muntu nta wundi urakubeshya? Barambeshye ariko nyine ni ukwihangana kuko nta kundi byagenda. Nyuma y'uwo muntu hari abandi nk'abangahe bakubeshye? Yego. Nibyo? Wakuyemo irihe somo? Nakuyemo isomo y'uko umuntu
utamwizera kuko isaha n'isaha bishobora guhinduka ugasanga ibyo wari wizeye ntabwo bishobotse. Yego. Nta kwizera umuntu. Mu myaka ya 10 n'ingahe 12 ngira ngo ubu isomo ryo kutizera umuntu amaze kurifata mu mutwe neza. Yego. Nyabona murabyumva mukagira Imana ntimukabeshya abana batoya nimubemerera ibintu mujye mubibafashamo. Duherukana utari wajya ku ishuri ubu ngubu wagiye ku ishuri. Ubu ngubu ndiga. Mu wa kangahe? Mu wa 6. Harya wari umaze igihe kingana icyo utiga? Nari maze umwaka niga. Yego. Wabashije kubishobora se? Narabishoboye cyane. Cyangwa wagiye mu ishuri ukajya urepeta indirimbo zawe zo mu ikaye? Oya. Ntacyo byahungabanyije mu gukorera Imana kwawe? Oya, nta kintu byahungabanyije. Yego. Cyangwa mama wagiye akubwira ati uramenya wa mwana? Oya. Nyine yaramuguraga ariko nyine nta kintu mbese nta kintu kwiga byigeze bihungabanya. Hanyuma wagize amanota meza se? Ku buryo abantu bakukurikiye nihagira umuntu Imana itera iteka guhembe wagize amanota meza? Yego. Neza amanota meza? Ndaza kubanza ndebe birote yawe. Yego. Ako nimba waragize amanota meza, felicitation. Yego, murakoze. Yego, hanyuma rero twinjira rero mu kiganiro nyirizina turabizi kuri umuririmbyi. Tutari twajya mu bintu byinshi banza turirimbira akaririmbo kawe karimo kugufasha mbega mu mavuta yawe meza. Yego. Yesu we turagushima kuko ibyo wakoze turagushima, wadutabaye mu bikomeye. Yesu we turagushima turagushima turagushima. Yesu we turagushima turagushima turagushima. Yesu we turagushima. Yego. Eko karangiye vuba uratwana kandi kuko uyu munsi turaririmba kisimba warabyibagiwe? Oya. Hagiyemo harya mwiga ibiki n'ibiki? Hagiyemo imibare, seti, social, icyongereza. Ese ntabwo mwigana religion iyobokamana? Iyobokamana turayiga. Ubwo ntutsinde ntugira 10/10? Ntabwo byabura. Jya uraritsinda neza ntibagarure. Yego. Hanyuma twinjiye muri uyu mwaka 2024. Yego. N'icyo uri gusaba Imana muri uno mwaka? Cyande gusaba Imana muri uyu mwaka nuko yatwambika imbaraga kugira ngo tutazacika intege. Yego. Imbaraga zo gukora iki naho? Imbaraga zo kugira ngo dukorere Imana uko ibishaka. Yego, tunasabira n'abandi bataramenya Imana bakayimenya, ndetse tugasabira uburinzi n'igihugu cyacu. Ese nawo ukurikije ubuzima urimo cyangwa se mubayemo yuza ko utaramenya Imana biba bimeze bite? Iyo mba ntaramenya Imana mbese njye ntago mba ndiho, na mama nawe ntago aba akiriho. Kubera iki? Duhura n'indwara zituma ubwacu tutabaho, ariko Imana irakomeza iraturinda. Zari indwara zimeze gute nawo zari gutuma mupfa? Indwara nko kumanuka kugirira ishyari ugasanga nabyita ni nk'ishyari mbese, ku buryo yakuroga bigatuma indwara akoroze yatuma upfa. Yego. Mwagiye murwara cyane hanyuma Imana ikabakiza? Ikadukiza. Imana ni nziza. Nibyo byonyine wabonye Imana yabafashijemo? Idufasha buri munsi, nta nubwo nayivuga rwose ngo mbirondore, ni byinshi cyane, ariko rwose yaraturinze ikajya idukuraho impfu,
zitandukanye yego. Ni iki wibuka muri uno mwaka Imana yagukoreye ukavuga ati kubera Imana ndakubonye pe? Icyo Imana yankoreye ni uko yakuyeho mama urupfu, mbese rwari rwamusumbirije, ariko nshima Imana ko yarumukuyeho. Yarumukuyeho gute? Yego, mbese yarwaraga ibicurane ntumenye ibyo ari byo, ukabona nk'izi saha ku manywa wasangaga yarembye cyane, byagera nimugoroba akaba muzima, ariko bwacya bikaba wenda nka 11:00 akahita atangira akaremba. Ubwo rero bigenda gutyo, ku isaha ya nyuma nibwo Imana yigaragaje rwose iramukiza. Ese mama wawe yarembye gutyo wowe umeze ute bundi? Yego, ntiwabura kubabara no guhangayika, ariko wizera Imana ko iri bumukize. Nyine ni nko kwihagararaho, nyine ukihagararaho. Ujya urira ariko ukarira aturira tukaza? Oya, iyo ndize ndirira mu mutima, ariko ntago narira ku buryo nyine umuntu wese yabasha kubimenya. Oya, ndirira mu mutima kubera ko ndiri inyuma Satani niho yaboneraho icyuho. Yego. Ubwo urira imbere kuko Satani atajya abimenya? Nubwo yabimenya, ariko yabona ko nizeye Imana kitatugirira nabi. Yego. Ubu Satani ntabwo ajya amenya imbere, areba inyuma gusa? Ubundi iyo wizeye Imana, Imana ikaba muri wowe, iby'umuntu w'imbere ntabwo Satani yabimenya. Oya. Ubu by'imbere ntabyo azi? Ntabyo azi. Ubu ntabwo azi ko ufite igifu, ntabwo azi ko ufite amara? Arabizi, kubera ko iyo haje nk'ikigeragezo cy'ubushomeri, niko nabivugamo, ibi irimo kukugerageza kugira ngo irebe ko inzara iri bukurye ukahita usezerera Imana. Ngaho turirimbira kandi karirimba gatoya. Yego. Ngwino bisobanure Mana, ngwino bisobanure ibyananiranye, ngwino bisobanure, umara amagambo kuko ayo bavuze aragije. Ngwino bisobanure Mana, ngwino bisobanure. Mbega indirimbo nziza! Ni ukuri nuko nafite amafaranga nakayigusohoreye pe. Ifite ikindi gitero cyangwa ni chorus? Oya. Ni chorus? Ni indirimbo yawe wihimbiye? Yego. Uzihimba ute se? Ni Imana ibikora. Iraza ikaziguha mu nzozi, urazandika? Oya. Oya. Yego, biterwa, sinzi uko nabivugamo, nanjye birantungura niko nabivuga. Kubera ko nshobora no kuba mpagaze ahantu, cyangwa se ndi mu rusengero, cyangwa se ahantu hose naba ndi, mbese Imana ntabwo ibura kumpa indirimbo. Yego. Ni ibiki rero ushaka Imana isobanura? Rwose yaba ari ku buzima bw'abadukurikiye, Imana ibigiyereke, abarwayi bakize, rwose abari kwa muganga bafite ibibazo, abadafite akazi, Imana ibisobanure. Imana ibisobanure rata. Haleluya. Hanyuma rero Naome, turimo kwinjira mu kiganiro kandi ugiye ku ishuri, wicaye mu ishuri. Yego. Hanyuma niki cyagutangaje? Ikintu cyantangaje ni uko nabonaga ndi kumva amasomo kandi naheruka kujya mu ishuri. Cyangwa wigana n'abana b'abaswa niyo mpamvu? Oya. Hanyuma nzi ko ku ishuri harimo utwana tuderanja, tugira gute, ubyitwara mute? Cyangwa nawe urasaragurika? Oya, ntabwo njya nsaragurika. Mbese baba bashaka ngo nanjye uko bakinnye, cyangwa se uko nyine bari kuzenguruka, bashake ko nanjye nzenguruka, ariko nkumva ntabwo bindimo, nyine nkabakanira,
cyangwa se nkabihorera. ni ukuvuga ngo iyo bagiye mu gukina wowe tujya gusenga cyane Yego. ukajya guhamagara Imana Mm. gusa ntabwo bavuga ngo urirata. Oya. Mm. Mm. nose nk'iyo akana gakoze amakosa bambaye utwana tukuderanja tukora amakosa ubona natwo gute? Njyewe ntabwo mwereka wenda iyo nkoreye ikosa wenda nk'uku nguku waba uri kwandika akaza akahita ayigushikuza nyine akayikwaka nk'ikaramu cyangwa se akajyana ikayi ubundi ntabwo biba ari byo kumwirukaho. Njye rero ndamwiwerera igihe abishakiye akayigarura ngakomeza ibyo nari ndimo. ntabwo ujya mutongana ngo mutukane mbwati wawe? Oya. Oya. Yego ntabwo njya mbikora. Kubera iki? Impamvu njya mbikora nimba usenga ugomba no kugira imbuto muri bagenzi bawe. Abantu bakasoroma ku matunda wese. Yego. Ubwo nyine wabereye imbuto. Okay. None ni iki uri guteganya cyo gufasha abanyeshuri kugira ngo bamenye Imana? Nkikisa ko benshi batayizi. Njyewe icyo ndi kwifuza nuko mbese sinzi uburyo byacamo ariko icyo nsaba Imana nuko nawe yabaha kuyimenya. Mbese bakamenya icyiza cy'Imana niyo baba basenga batarinjiramo neza, kuko iyo udasenga neza n'Imana ufite muri wowe ntago zizamuka. Urazi kunyibukije ejo bundi ngo warabatijwe? Yego. Winjiye mu mazi? Wavutse ubwa kabiri? Yego. Reka hakose nawe buri wakijijwe iki koko? No kugera ikirenge mu cya Yesu. Nicyo wakoze gusa? Ibyawe wari warabyihannye kera? Yego. Ubu ngubu umwaka urarangiye, nk'imyaka 2 irarangiye nta mwana murwanye ngo kubita umutego hasi Oya. umurya amenyo? Umwaka urarangiye? Umwaka ni mutoya. Uheruka nko gukora icyaha ryari? Icyaha cyo kurwana. Kubeshya, gutukana. Icyaha cyo kurwana ntabwo nibuka ariko ni kera cyane. Kuko ntekereza ko ibindi byo ntabwo wari wabigeramo. Oya. Ndizera ko aho mwiga badateretana. Niyo baba babikora ariko njye ntabyo nakora. Kubera Yesu yagukubita? Oya. Impamvu ni ukugira ngo ndinde isezerano ryanjye rizasohore. Ubu hari isezerano Imana yaguhaye? Yego. Rimeze gute no? Ni isezerano nyine Imana iba yaraguhaye cyangwa se impano zikurimo. Muri make niko nayivugamo, impano ufite kuzirinda kugira ngo zidasubira inyuma zigasubira hasi. Yego. Hanyuma uragiye urabatijwe, wumvishe bimeze bite umaze kubatizwa na mbere utari wabatizwa? Nirihe tandukanyirizo riraho? Itandukaniro ririmo nubwo nari ntarabatizwa, yego navugaga ubutumwa bwiza, Imana inyeretse nkakivuga, ariko hari itandukaniro ryari ririmo. Itandukaniro rero ngira aho riri, nari narabatijwe rimwe, nari ntarabatizwa kabiri. Irya mbere nabatijwe mbese ni nka Yesu, nabatijwe na Yesu mu mwuka wera. Ugumye aho ngaho bazo atubwiye yabigenje turiya Yesu kugira ngo kubatije byagenze bita aho hantu ntuharenge. Yego, nyine iyo wamaze kwihana ugasenga ugakora ibyo Imana ishaka, ntago byabuza Imana icyo uyisabye, ntago byabuza ko Yesu akurengera cyangwa se ngo agutabare ibyo yiri kugusaba ngo ibisohoze. Niko kubatizwa yakubatije? Nyine iyo umaze gusenga ugasaba Imana biterwa n'icyo uri gusaba. Nimba ushaka ko turi mu kubatizwa? Yego. Wavuze ngo Yesu yarabanje arakubatiza, nyuma baratizwa mu mazi menshi. Hanyuma ndashaka kumenya uburyo Yesu yakubatijemo rero. Yego, murakoze. Yambatije mu mwuka wera. Ibyo nibyo nshaka nyine. Mumbwira ati umunsi nk'uyu
nagiye kumva bimeze gutya menya ayo makuru neza neza. yego mu mwaka wa 2022 nyine usozwa mu kwa 11 mu kwa 10 kurangira ndabyibuka nibwo mama yakirukaga bwa buhamya nigeze kubaha. Mama yarwaraga nyine ya pusi igihe yari amaze kuyikira nibwo Imana byarantunguye sinzi nanjye ukuntu byagenze ariko nanjye nabisabaga Imana inyereka ibintu ngenda mbibwira nyine umuntu Imana yabinyeretseho ndabimubwira nibwo naje gusobanukirwa ko ari amayerekwa Imana yanzaniye kugenda gutyo n'Imana iza kunyisangira irabinsobanurira. Unasigura gusura tubwiye koko ngo dushira ku ruhande wagiye wabonye gute wabibonye gute byagenze gute na Yesu yagusanza wumva bimeze gute? Njyewe rero hari igihe nabivuga ugasanga bitandukanye n'ibyawe kwa ko Imana iza bitandukanye n'ubundi biratandukanye mbwira ibyawe gusa. Njyewe nyine byaraje ntabwo nari nsinziriye oya nari ndi maso ndimo gusenga nyine Imana irabinyereka ibyo Imana yanyeretse ntabwo nabivuga ariko yarabinyeretse yego. Hajya kubikweretse gute byaturutse mu ijuru biramanuka? Niyo sinzi ukuntu yabigenje gusa nyine yarabinyeretse mbyibazaho ndasenga nibwo yaje irabinsobanurira nza gusobanukirwa ko ari umwuka wera wangezeho akugezeho. Ndumva bikira amayobera. Nawe se ubura wabisobanukirwa? Yego. Biracyasa se? Biraza cyane. Ngaho nyerekwaho rero nanjye. Byaterwa nuko Imana yabishatse hari icyo ishaka kuvugana nawe. Ubu nta cyo ishaka kuvugana nanjye? Njye sinabimenya ni Imana ibizi. Yego. Ariko ntageretse kukwereka buse muri kino cyumweru hari ikintu yakweretsera? Kuri jyewe cyangwa ku bandi? Oya ku bandi. Urayibabwiye? Birasohora? Hakose nabo wacyo utubwira natwe. Nzajya mbibabwira. Imana yabyemeye. Yego. Hanyuma rero urabatijwe mu mazi menshi. Hiyongereyeho iki ku buzima bwe bwa gikristo? Ikintu cyiyongereyeho nubwo nari narabatijwe mu mwuka wera hari ikintu cyaburaga kugera ikirenge mu cya Yesu. Yego murabizi yuko Yesu yaje ni nk'umwami niko twabigereranya yaje ari umwami yigira mu ishusho y'umuntu ntabwo byari bikwiriye ko ajya mu mazi ntabwo byari bikwiriye arangije ajya mu mazi kugira ngo mbese hataza itandukaniro ry'abana b'abantu na Yesu. Arangije nibwo Imana yaje kubisobanurira Yohana umubatiza iramubwira ngo uyu nguyu ni umwana wanjye nishimira. Umwuka wera nibwo yamujeho nubwo sinzi ukuntu nabivugamo ariko ubu nanjye nageze ikirenge mu cya Yesu. Wagize ikirenge mu ndavuga noneho rero sasa umaze kugira ikirenge mu cya Yesu niki kiyongereyeho muri wowe wumvishe hari niki kindi kiyongereyeho? Ikintu kiyongereyeho numvishije nishimye numva mvutse nanone wendi bushyashya niko nabivuga. Sinzi ukuntu byari bimeze muri njyewe ariko numvaga nahindutse mushyashya. Hanyuma rero mbwira iyo uri ku ishuri ntabwo ujya werekwa? Nderekwa ariko ntabwo biba ari byiza yuko iyo ugiye ku ishuri uba ugiye ku ishuri yego kugira ngo ukurikire amasomo. Yego. Niko ntujya werekwa nk'aho twana twakoze ibyaha se? Wabyerekwa ariko nyine ukamusengera kuko hari umwana ushobora kubibwira akahita kwita umusazi cyangwa se ugasanga murashwanye. Ntabwo biba ari byiza ahubwo ugomba kumusengera hanyuma yamara kumusengera ubundi
Imana ikaza ikimanukira ikikorera. ukikorera Yego. ni ukuvuga ngo uracyatinya kubabwira kugira ngo Oya, batakufata ntabwo ari nabi. ugutinya, ahubwo ikibazo kiba kirimo ni uko mwashwana kandi ntabwo biba ari byiza. Ahubwo icyiza ni uko wamusengera, ubundi nimba ari ibyaha yakoraga akabivamo akamenya Yesu. Hanyuma rero uramutse ubonye uburyo bwo gusohora indirimbo, nihe ndirimbo wasohora ubu ngubu unayituririmbire, hanyuma tunayisengera Imana turebe ko twabona uburyo bwo kuyisohora, yaba azadukurikira ku IHIRWE TV, ariko irimbe nk'ibitero bibiri basi. Yego, murakoze. Iyo ndirimbo ni ivuga ngo iriya naririmbye bwa mbere. Yego. Ngongera uyiririmbe nyine. Iravuga ngo Yesu we turagushima kuko ibyo wakoze turagushima, wadutabaye mu bikomeye. Yesu we turagushima, turagushima, turagushima. Yesu we turagushima. Morodekayi ku irembo ibwami uramurinda, uramurinda. Amana aramwanga kumwanga kwe kwari ukugira ngo amuheshe umugisha. Morodekayi ku irembo ibwami uramurinda, uramurinda. Amana aramwanga kumwanga kwe kwari ukugira ngo amuheshe umugisha. Turagushima, turagushima. Yesu we turagushima. Yego. Kubera icyo ngiyo ariyo ushaka gusohora kandi ufite indirimbo nyinshi? Impamvu iyo ngiyo ni uko ni mu ndirimbo njya ndirimba nkumva nanjye ubwanjye hari, mbese ni nk'ibintu bise bihinduka, ukumva urafashijwe mbese. Yego. Yes. Ikiraka rero ku IHIRWE TV murabyumva neza, iyi ndirimbo muzayimufashe uyu mwana mutera inkunga, hanyuma asohore iyi ndirimbo n'amashusho n'amavideo byose bigende neza. Tubahaye ikiraka kandi uzabikora byanga byakunda tuzamusabira umugisha, nk'abakozi bakora ku IHIRWE TV. Imana izawubaha mu izina rya Yesu. Muvuge ngo haleluya mwese abari kudukurikira. Okay, hanyuma wumva iyo ndirimbo izagira ikifasha abantu abazayumva maze gukorwa neza? Yego, izagira ikibafasha. Harya ubu ngubu umaze kugira zingahe? Ziri hejuru ya 50 zirenga. Ubu ziri mu mutwe wawe? Indirimbo 50 zose ntabwo ari ko wazishyira mu mutwe wawe. Yego. Warazanditse? Hakubanza nta kindi ukora, banza ari guhora uhimba? Ndagikora. Ukora iki naho? Ndagikora cyane, gusubira mu masomo. Kugutuma amakara? Oya. Ibindi ni mama ubikora. Wowe usura mu masomo gusa umuntu agize ukicarira? Oya. Mbanza nyine gusenga, namara gusenga ubundi nkabona gusubira mu masomo neza n'ibyo twize. Oya, mu kanya bwo uzi gusenga uraza no kudusengera n'abantu bose b'IHIRWE TV, hanyuma uradusengera ku buryo ibyo muri uno mwaka haleluya tuzahita dufashwa, tuzava mu bwiza tujya mu bundi. Yego. Kandi bizaba mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana bita Naome. Harya irindi ni irihe? Gusenga Naome. Ubwo icano yawe bayita Gusenga Naome. Indirimbo bakayita? Indirimbo yitwa Arayibagiwe. Arayibagiwe. Yitwa Mana turagushima. Mana turagushima. Yego, by Naome. Akarefure kayo. Ariko akarefure kayo ariko nyine
nicyo gituma twebwe abasenga tugushima, nicyo gituma twebwe abasenga tuguhimbaza, mwamuruta abantu, mwamuruta abami, ushyirwe hejuru. Amen. Yego. Mukanya dusengera Naome, iyo ni indirimbo yiwe iri kuri channel ye, gusenga Naome. Urumva rero n'umwana ufite vision, ufite yerekwa rikomeye, Imana ikoresha cyane, Imana ifiteho umugambi mwinshi, abantu benshi babana ntibatozwa inzira z'Imana, ariko we turashima Imana ko Imana yamutoje inzira z'ubwami bw'Imana kandi akaba azazikuriramo. Buriya wumva utazabikuriramo bino bintu ra? Nzanabisaziramo. Sure? Yego. Niki kizatuma ubisaziramo? Ikintu kizatuma mbisaziramo nuko nabonye Imana kuyikurikira ari byiza kandi bifite umumaro. Ariko iyo uvuze ngo nabonye Imana, Imana iri nanjye ujye kwireba. Oya, kuvuga ngo nabonye Imana ntabwo ari ukuyibona gutya amaso ku maso. Yego. Ntabwo iboneka n'amaso ku maso se? Ishobora gukorera mu muntu ariko ntabwo wayibona ku maso ku maso. Ntabwo nose ko mu bantu bavuga ngo tugiye ku musozi, tugiye gushaka Imana ku musozi, kandi ntawe ujya ujyayo. Gushaka Imana baba babivuga ni ukugira ngo nyine basenge ibatabara ibibazo bafite bikemuke. Yego. Bigakemuka kandi. Ngaho tugana ku musozi, ni ikihe cyifuzo ugeze kujyana ku musozi wavayo neza ugasanga Imana yagikoze? Icyifuzo najyanye ku musozi ni icyifuzo cyo kwiga, kujya ku ishuri. Nagiye nanjye kwishaka, ndasenga, irangije iranyereka. Yego. Uraza ibintu bitangira gucamo. Ninde ugufasha mu kwiga kwawe? Mu kwiga ni umuntu nyine wanyishyuriye, njya yo kwiga, nanjye ubu ngubu ndiga. Hanyuma uwo muntu azabikomeza se cyangwa utegereje Imana nanone ica mu wundi muntu? Sinzi, kubera ko sinamenya. Yego. Ni Imana ibizi, nk'uko yamuzanye ni nayo izi aho bizagarukiriza, ni Imana ibizi. Mu masomo yawe niki kindi wifuza ko uwo ngo uramutse agufashije kwishyura minerval cyangwa se school fees, ni ibihe bindi nibura mu kwiga kwawe kugira ngo bikomeze bigende neza? Mu kwiga impita nyibona. Urumva nagiye kotorera hafi aho ngaho. Yego. Okay, ngaho utanga nimero uzabishobora akagirirwa ubuntu azabikore. Murakoze, ni 0789 586 027, 0789 586 027. Iyo nimero yanditseho nde? Imana Clementine. Uwo ni uwahe? Ni mama. Mama wawe ariko arakomeye? Yego. Uramukunda? Ndamukunda cyane. Umukundira iki nawe? Ikintu mukundira ni ibintu byinshi mukundira. Ikintu cya mbere mukundira ni uko yambyaye. Ikindi kintu mukundira ni uko yanoje inzira z'Imana, zo kumenya Imana no kuyikurikira. Hanyuma wumva Imana ikugiriye iguhaye ubushobozi uzamukorera nk'iki? Ni ibanga, ariko gira amabanga koko. Nshaka kuzamutungura. Ariko gira amabanga koko. Ushaka kuzamugurira indege se? Oya, ntabwo ariyo icyo ngicyo. Ni ikibubu cyiza gifite imifuka minini. Ikibubu kirasaza. Uzamugura iki kidasaza? Ni ikintu nzamuha kidasaza, ariko ntabwo nakivuga. Yabimenya. Kandi ari surprise. Yego. Mama washonje ahishiwe kabisa, akomeza gufate neza. Rero tugeze ku musozo, sengera abantu badukurikiye. Murakoze,
twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu uriya ukiranuka, uri umukozi w'umuhanga. Uwiteka tugeze imbere yawe abadukurikiye ndetse natwe n'iyicano IHIRWE TV tugeze imbere yawe Uwiteka. Turakwinginze, turagushimiye ko uyu mwaka tuwushoje turi amahoro, habwa icyubahiro. Uwiteka turabigushimiye ko uyu mwaka wa 2023 tuwushoje turi amahoro. Nkweretse abafite ibibazo bitandukanye, abarwayi bakize Uwiteka we, abafite indwara zananiranye reka ubakize Uwiteka mwami mwiza, ababuze akazi reka ukabahe mwami, reka abashaka ko bakorera ubukwe reka ububakorere, abagusaba amafaranga uyabahe Uwiteka, buri cyifuzo buri muntu afite ukimukorere, abone ineza yawe. Kandi uyu mwaka twatangiye wa 2024 reka Uwiteka uzatubereho umugisha, abadukurikiye uzababereho umugisha, uzababereho ibisubizo. Reka Uwiteka wirukane ibibazo, wirukane intambara zose duhura nazo, ubyirukane Uwiteka, tubone ineza yawe. Kandi Uwiteka igihugu cyacu ugishyireho uburinzi, ugishyireho Uwiteka, reka mwami mwiza tubone ineza yawe. Reka rero abatarakumenya ubahe kukumenya, ndetse n'abari kwa muganga babuze kirengero barengere, ababuze urubyaro bahe, reka ubane natwe. Ubwo tuzongera guhurira kuri iyi cano tugushima mwami ko hari icyo wakoze, tuzabigushimira. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, ubwo murabyumvishe ko umwana basengeye abantu mu IHIRWE TV mu mwaka subscribe n'abantu mukurikirana ibiganiro. Urumva ko hari amasengesho tubasengera bakabasengera. Ibi bintu byanyu biri guca mumenye ko ari amasengesho yacu, mujye mutanga n'akantu, mujye mweza n'akantu hano. Hari nimero ziba hano. Haleluya. Hanyuma mujye mwohereza akantu tuba twabasengeye. Bibiliya iravuga ngo nitubabibamo iby'umwuka mutuhi namwe iby'umubiri. Rero ntimukadukurizemo aho ngaho, kandi tuba twabasengeye ngo gahunda zanyu zicemo neza. Hari abantu muzakira muri uyu mwaka, hari abantu ibintu bizagenda neza, muzakora ubukwe mukagira, ntimuzajye mutwibagirwa, mujye mumenya ko twabasengeye, cyane cyane inshuti zacu zidukurikira zidukunda. Nanasaba kugira ngo uzakurikira kino kiganiro cyo wese atarakanda karakantu k'umutuku azahita agakanda, ubundi dukomeze tuve mu bwisa tujya mu bundi. Shalom rero, turabakunda kandi tubahaye ikaze. Nukuri wakoze. Yego namwe mwakoze. Imana iguha umugisha cyane. Yego. Kandi Imana iguha ubwenge, kandi ikomeze kwagure mu murimo w'Imana. Yego murakoze. Amavuta y'Imana kubeho vraiment. Yego. Haleluya. Hanyuma ikibazo cya nyuma, Imana ubona Imana izakugeza nka hehe, nko kurinde muri kino gihe? Muri iki gihe aho Imana yangeza, Ushaka wifuza cyangwa nshaka aho yangeza, ni kuri soe wumva wifuza kuba wagera hehe mu gukorera Imana kwawe? Njye nifuza ko nagera kure cyane, ku buryo wazura n'abapfuye. Yego. Barazaro bakazuka. Yego. Aha, oya mukayenda kujyana kuri moroge. Hanyuma utangira uzura bariyo, kuko ntuzura bapfuye kandi niho baba. Yego. Uri tayari? Okay, sawa, bye, nakagaruka. Imana ibahumugisha.